Urakoze cyane mwarimu DENI umukozi w'Imana Imana iguha umugisha cyane. Ndumva uyu munsi nk'ikintu numva ngewe twaganiraho cyane abantu bakeneye kumenya muri no minsi kandi bajya bambaza ahantu duca impande n'impande. Muri no minsi abantu bakeneye ibintu kurusha ukuntu abantu bashaka Imana. Hari ikintu abantu batazi upfa isezerano rigihari. Abantu barapfuye rwose ntago ndi bujye mu mwuka cyane ngo mvuge ngo ntago bayahawe n'Imana. Reka mvuge yuko bayahawe n'Imana. None rero bayahawe n'Imana, Imana ibategeka yuko nibakora ibyaha cyane aribwo azasohora vuba. Oya ibyo nibyo nanjye nashaka kubaza kuko baribeshya cyane. Ibyo agaciro gakomeye cyane kuri MUTESI Derifins nka buri munsi nongeye kubashimira cyane abadukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda abo hanze bose abadukurikirana bakurikirana ijambo ry'Imana ubuhamya ndongeye ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Mbashimiye subscribe mukora comment like mbona kuko rwose ijambo ry'Imana ribagiraho neza. Uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana murimo muramona imbere yanyu yabibwira kanabasuhuza. Amazina yanjye nitwa Imana DENI. Mwarimu MUTESI namufashije kugira ngo yinjire mu gukizwa. Imana imuha umugisha. Rero uyu munsi nanjye nejejwe no kuba ndi kumwe nawe agikomeje inzira y'agakiza nanjye nkikomeje. Ni igitangaza rero kuba noneho ngubu ubutumwa bugiye kugera kuri buri wese. Imana ibaha umugisha. Turi kumwe na David ku buhanga bw'ivyuma. David Imana iguha umugisha turagukunda. Amen. Kameramani mwiza uri umukozi w'Imana. Mwarimu rero uyu munsi ndagushimiye cyane nta nubwo naguherukaga. Imana iguha umugisha. Nanjye ndi umukozi w'Imana. Wakoze kunsura kuri Derifins MUTESI. Reka tuvuge Imana ihabwe icyubahiro ko twinjira mu kiganiro wadusengera kugira ngo abadukurikiranye natwe ubwacu umwuka wera tuyobore. Kadusenge mu izina rya Yesu. Mana turagushimye tuguhaye icyubahiro cyawe mwami. Reka wongere ukirwe hejuru. Tutarabumbura kanwa ubuzi icyo tugiye kuvuga. Ijambo ritaraba mu kanwa kacu uzi neza icyaduhindura, uzi neza icyahindura aba baduteze amatwi. Reka ijambo ryawe mwami ndetse na kino kiganiro gihindura ibitekerezo, gihindura imitima, gihindure buri muntu wese udukurikiye ndetse natwe ubwacu. Reka duhure nawe turaritse Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Ubwiza n'icubahiro mwami reka bibane natwe mu izina rya Yesu. Uyu MUTESI umukomeze, abadukurikiye bakomeze, David bakumukomeze, nanjye unkomeze ndetse n'abandi bose mwami. Iki kiganiro turagisengeye kugira ngo kiyoborwe n'Imana Data, Imana Mwana n'Umwuka Wera. Ntabari twebwe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru mwami. Waravuze ngo nidukura ibishimwa mu bigawa tuzaba nk'akanwa kawe. Unyemere tube nk'akanwa kawe uyu mwanya mu izina rya Yesu. Kubw'imbaraga zawe mwami twizeye kujya kudushyigikira kandi no kutuyobora. Icyubahiro gikomeze kuba cyawe. Cyo duheje ni Satani n'abadayimoni n'imyuka mibi byose byarogoya iki kiganiro byose bikurwaho mwami. Urakoze rero Data bujani we dukize imbere twebwe natwe tukaza tuje kugera ikirenge mu cyawe. Senze nizeye kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane mwarimu DENI umukozi w'Imana. Imana iguha umugisha cyane. Ndumva uyu munsi nk'ikintu numva ngewe twaganiraho cyane abantu bakeneye kumenya muri no minsi kandi bajya bambaza ahantu duca impande n'impande. Muri no minsi abantu bakeneye ibintu kurusha ukuntu abantu bashaka Imana. Uganira n'umuntu akakubwira ati nsengera nkeneye inzu yo kubamo, nkeneye imodoka nziza, amafaranga, ariko ukumva nta umuntu ibintu byose akubwiye nta na kimwe akubwiyemo wenda ati nsengera nihane. Ngiye ndibaza mwarimu muri no minsi nirihe jambo dukuriye guhereza abantu? Ese koko dukuriye kubahereza ijambo ribabwira ngo Imana irabasubije irabatabaye, cyangwa se dukuriye kubabwira ubwami bw'Imana bwa mbere na mbere? Ndagira ngo mfashe udusobanurire aho hantu. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha kuba unyakiriye muri uyu munsi ndetse no mu mwanya ndetse n'icyo kibazo. Ni ikibazo kireba isi yose. Ubundi Bibiliya nivuga neza ngo mbere na mbere Imana. Iyo ushyize Imana imbere
ikubera imbere. Iyo uyishyize inyuma ikubera inyuma. Iyo uyishyize inyuma rero bya bindi ushaka byayo nabyo biza inyuma, ariko iyo uyishyize imbere biba biri imbere yawe, uba ufite imana n'ibintu nabyo ukabigira. Rero bishatse kuvuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ni inyongera. Uzi ko waba mu nzu ariko ukabuyiburiramo amahoro, kuko amahoro ni Imana iyatanga. Ukagira imodoka ariko ukaba nta mahoro ufite. Ibyo rero niyo mpamvu nyiramahoro uwatuma utunga iyo modoka neza agatuma uba muri iyo nzu neza ntawe ufite. Mu yandi magambo rero wowe nujya gushaka ibintu birashira, ariko Imana y'ubwayo ntigishira ntigirangira. Nubwo wavuga ngo bakwirukanye mu nzu, uri kumwe n'Imana, Imana iguhereza ubundi buryo ukoresha bwo kubaho, kubera yuko buriya kutagira inzu ntabwo ari icyaha wakoze, ahubwo banza ushaka Imana, nuyibona izaguha imigisha yayo, izakongerera na ya mahoro azaza. Ariko noneho nujya kubanza ibintu imbere, Bibiliya nivuga ngo ibyo babyita ibigirwamana. Ubwo uba ugiye gusenga ibigirwamana, kubera yuko Imana wayisimbuje bya bintu byo mu isi. Kandi Imana ijya kurema umuntu yo yarabanjije itegura uko azabaho, imuremera na Edeni, imushyira no mu ngobyi. Ahubwo icyaha kije kiraza kimutandukanya na wa mugisha w'Imana, kimwirukana muri ya ngobyi. Niyo mpamvu rero iyo icyaha ugifite, kuko Imana yije muri wowe yirukana cya cyaha, urabanza ugasohora icyaha, Imana ikabona aho yicara. Njyewe rero nje kuvuga ibintu bitandukanye, aho kugira ngo njyewe mpereze inzu, mpereze imodoka, ahubwo mperezanye ubifite. Umwe yavuze ngo kugira ngo wigishe umuntu umuhereza ifi, ngo ahubwo wamwigisha kuyiroba. Rero aho kugira ngo njyewe umbwire ngo umpaye unkoreyemo kandi n'uburi nakiriye ufite byose, njyewe ahubwo wamfasha kugira ngo nakire Yesu umwami n'umukiza, kuko yavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira. Rero iyo winjiye mu Mana, ibyo uriye birakunyura, uko ubayeho kukakunyura. Rero uzasanga abantu benshi bashakisha ibintu, usange n'ubundi nta nzara n'inyota yo gushaka Imana, kandi noneho we bakugannyeho bashaka kugira ngo wowe bya bintu si byo urarikiye, kuko bamenye yuko atari byo urarikiye, wabageza kuri ya Mana ibifite. Noneho ugasanga bari kugusaba serivisi yuko wabagererayo, kandi nabo bakagombye kwigererayo. Noneho akaba n'igihe ubwo bayigusabye ngo ubagerereho kandi nawe utaragerayo, kandi ugasanga nawe nturagerayo. Muri ino minsi hari abantu bavuga Imana ku munwa. Imana barayizi ngo yitwa Imana, ku munwa bazi izina ryayo, ariko ntabwo bayizi nk'Imana. Ntabwo bazi ukuntu ikora, ntabwo bazi ubumana bwayo, kuko nayo batunze. Kandi abo bantu barayifite ku munwa, bayifiteho n'ibisobanuro, bayisobanura nk'abayizi. Murahura akayikubwira kuko ukumva ko ari kukubwira Imana, ariko mu by'ukuri ntayazi. Nawe rero ntayuzi, kandi nawe uri kuyishaka kuri wa wundi, urashaka ko Imana ye aba ari Imana yawe. Ese abantu bo wabwira. Niyo mpamvu rero harimo hari abandi bantu, reka nkubaze unsubirize rimwe. Nabo aka kanya bicaye ku masezerano, hari umuntu wicaye ku isezerano, umuntu ukahura nawe yigendera avuga ati ngewe navuganye n'Imana, nagiye kwa Deni, Imana irambwira ngo ingiriye neza, Imana imbwira n'ibintu izampa, kandi Imana ntabwo igibeshya, none se ntizabima. Umuntu akicara yicaye ku masezerano, ntasenga, ntayabagarira, sibyo? We ahubwo buri munsi aravanga Imana yabimbwiye muri 2000 kangahe, ngo tugeze muri 2010, ngo kubera iki Imana itansubiza. Ese Imana irabeshya? Ukibaza, ese umuntu ashobora kugendana ku masezerano akaba ariyo yiringira, atayabagariye ayo masezerano arasohora cyangwa nagasohora? Reka rero mbikubwire nkuko icyabaye ku Bisiraheli, bagendanye n'Imana iravuga ngo ibakuye mu gihugu cya Egiputa ibajyanye mu gihugu cy'i Kanani.
ariko bageze mu nzira batera Imana umugongo barayitotombera barongera barayitotombera kugeza igihe bose baje kubwira mu butayu. Hari ikintu abantu batazi, upfa isezerano rigihari. Abantu barapfuye rwose bararangira ku buryo Imana yashatse kubarimbura bose. Noneho Mose aza kuganira n'Imana, arangira aribwira ati none se Mana nubarimburira ahangaha, ese abanyegiputa bazi yuko watubwiraga yuko uzatujyana i Kanani bazavuga ngo iki? Bazatubwira yuko watubeshyaga. Imana irangije abakuru irabarimbura, ariko irangije isezerano rihereza abana babo batarengeje imyaka 21. Nibo bajyanye na Kalebu na Yosuwa mu gihugu cy'i Kanani. Abanyegiputa bimenyekana yuko Imana itabeshe, ariko mu by'ukuri iyo ukoze ibyaha utandukana n'isezerano. Kandi aba yari sezeranyije, urumva sibo bari hawe. Sibo bari hawe. Ntabwo aribo bari hawe, ntabwo, usibye ko Imana yaryimuriye ku bana babo, ariko ubundi iyo ukoze icyaha, mu yandi magambo ubutandukanye n'Imana cyane. Iyo utandukanye n'Imana uba mu ngaruka z'icyaha. Yego. Rero ugasanga umuntu yavuze ngo Imana yamubwiye yenda imubwira kugira ngo ahagarare neza azagere ku cyiza Imana imuteganyiriza. We ntahagaze neza, ahubwo atandukanye na ya Mana arushije kwitera umugongo. Iyo uyiteye umugongo rero usanga n'ibyayo byose na ya masezerano ubu uri kure yayo. Nabyo ubu biteye umugongo. Byose ubu biteye umugongo. Ubwo rero nimba uyiteye umugongo kandi yarakubwiye ngo dore icyiza kiri imbere hariya, wowe ukanga kugenda ngo ugisingire, ntago Imana ihata. Imana ikorana n'amahitamo, ntago ihata. Ikubwiye ngo hari umugisha, utera intambwe ugende ufate uriya mugisha. Nimba noneho wowe wanze kujyayo, wanze gukora ibiri mu bushake bwayo, ubwo icyo gihe nutajya mu bushake bw'Imana urajya mu bushake bw'icyaha. Bw'icyaha rero hari ingaruka z'icyaha. Rero abantu benshi bari kuvuga ngo amasezerano, ntago ndi bujye mu mwuka cyane ngo mvuge ngo ntago bayahawe n'Imana. Reka mvuge yuko bayahawe n'Imana. None rero bayahawe n'Imana, Imana ibategeka yuko nibakora ibyaha cyane aribwo azasohora vuba. Oya, ibyo nanjye nashatse kubaza kuko baribeshya cyane. Rero uko nukunyuranya n'iki Imana ishaka. Ubu Imana yaremye umuntu ngo ayihagararire, agira ishusho yayo, abe ahantu heza. Ariko umuntu niwe wikura muri ubwo bwiza. Satani avuga ngo Satani yoheje Adamu ndetse na Eva, ntago hari ibintu bitigeze bihinduka. Umugabo aracyarya ari uko agomye kugera gutyo, umugore aracyabyara ababaye kubw'icyaha. Hari ibintu bitahindutse. Rero urashaka umugisha kandi ntago uzi kuwukorera, ntago uzi icyo umugisha w'Imana bigenda bite kugira ngo umuntu awushyikire. Urihana ukagendera mu bushake bw'Imana. Icyo gihe rero amasezerano ahita abanguka. Buriya nimba hari ikintu kitebutse isezerano rigasohora vuba vuba, ni ukuba ukiranutse, ni ukuba wera uri kumwe n'Imana. Niba abandi yabwiye ngo harashifararaba, niba abandi yabwiye ngo urubyaro rwawe ntiruzasabiriza, niba abandi yabwiye ngo nuca mu mazi ntago azagutemba, niba abandi yabwiye ngo nuca mu muriro ntuzashya, ni bene abo bahagaze aho ngaho barindiriye Imana, bari kureba ibyo bavuze bakavuga ngo nakoze ikosa, bari kureba ibyo bakoze ati nakoze ikosa. Ariko Bibiliya yaravuze ngo naho ibyaha byatukura tukutuku, Imana iruruka ikakweza, upfa kubyemera. Amen. Ngo kandi hari ibyiza byo mu gihugu tuzarya, ariko ngo nitwanga tukagomwa nkota y'Imana izaturya. Rero bishatse kuvuga ibanga riri mu gukiranuka ugashaka Imana. Imana igusaba ibintu bibiri: gukiranuka ukirinda cyaha, ubundi ugashaka Imana, ukegera mutesi, mugakomeza ubwami bw'Imana, mugasenga, mugatebutsa ya masezerano, mukibutsa Imana amasezerano. Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye, ibyo yakubwiye byose izabikora. Yego. Nari kugira ngo nkubaze ikindi, aka kanya iyo nkubaza mba mbariza n'abadukurikirana kuri Derifins MUTESI kugira ngo basobanukirwe, bamenye byinshi muri urugendo turimo. Hari igihe ubwira umuntu ati ihane, hunga urupfu utazapfa. Umuntu akakubaza ati se abapfa ntago baba bakiranutse? Ese abakiranutse ntago bapfa? Ndagira ngo usobanurire abantu b'Imana badukurikiye, ubwoko bw'Imana dufatanyije urugendo rujya mu ijuru, gupfa by'uyu mubiri no gupfa by'iteka. Ubundi
umwana w'Imana cyangwa se umuntu ukiranuka ntago apfa, ahubwo arasinzira. Amen. Impamvu asinzira, Elisa yarapfuye, gitangaza kiraba kiba bari bamucishije kumva ye, bacisha umurambo bagiye gushingura, ariko kubera yuko umwana w'Imana adapfa ahubwo asinzira, bamucishijeho bakigera kuri ya ntumbi wa muntu arazuka. Kandi Imana yari yaravuze ngo Elisa hari ibitangaza azapfa amaze gukora, apfa ashigaje kimwe, noneho ahubwo kiba yaramaze gusinzira. Nubwo twaba twarapfuye ariko ntabwo tuba dupfuye, twebwe turasinzira. Iyo dusinziriye rero nta mukiranutsi upfa, urumva. Kandi noneho haba hari ibyiringiro by'uko nubwo wenda abantu bavuga ati twebwe turazamurwa tukajyanwa mu ijuru, roho iragenda. Nimba igiye rero turacyariho, kuko ubuzima ntabwo ari uyu mubiri. Ubuzima ni ubugingo, ubugingo ni wa mwuka. Nimba Imana ishimye, deni azahoraho, kuko n'ubundi mu bapfuye biragaragara yuko ntari kumwe n'ababyeyi banjye, biragaragara yuko inshuti n'abavandimwe, ariko mu Mana ndiho. Ariko abapagani bo barapfa bagapfira muri bya byaha, noneho hari n'urundi rupfu bazapfa rwa kabiri, ariko kuvuga ngo bazazuka, nibamara kuzuka nibarangiza bongere bashe yamperuka y'isi yose. Impamvu rero mvuze ngo umukiranutsi ntapfa niho kuri Elisa. Ndetse wibuke na cyagihe ngo umwenda ukingirije ahera cyane, ngo hatabutsemo kabiri, ngo Yesu amanuka ikuzimu ngo akingurira abera. Bari bakiriho, bari barapfuye, arabakingurira, Imana ishimwe, harangije barazamuka. Niyo mpamvu rero nimba tudashaka kugira ngo tube nk'abisi, ariko ngenge nibaza ubundi kubera iki icyaha kimara iki mu buzima bw'umuntu, kugikuramo nta kindi kimaramo, kirica. Kandi icyaha cyica uwacyemereye. Ni ukuvuga ngo ufite uburenganzira bwo kwanga icyaha, ukanga icyaha n'igisa nacyo. Ufite uburenganzira wowe ubwawe bwo kubaho, kwibesha ukabaho wizeye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ukanga icyaha n'igisa nacyo, ukemera umwami Yesu akakuyobora, ukubaha Imana, ugahanga amaso yawe ku Mana, ku bwami bwo mu ijuru. Kuko mwabantu mwe, ngiye nkunda kubivuga cyane, uyu munsi uriho, iyi saha uriho deni, ariko mu kanya ntabwo uzi nimbura buriho. Tumenya ibyo turimo aka kanya. Ibintu twirirwa turwana nabyo ni byiza, Imana kuba ibiduha, kandi Imana ishimwe kuko ibiduhana urukundo. Ariko nanone ntabwo ngiyewe mbona ko ari byo twagahanze amaso. Mbona twagahanze amaso ku Mana yo mu ijuru, tukihana ibyaha. Njye nkunda kubwira abantu kwihana ibyaha. Abandi baravuga ngo ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Haleluya. Ninde tudashaka ubwiza, ninde tudashaka icyubahiro? Nibyo byose nibizana bwa bwiza. Kugira inzu n'ubwiza, kandi nta nubwo ari n'icyaha. Ntabwo ari icyaha, ntabwo ari icyaha imbere y'Imana. Kuba nagira inzu, kuba nagira imodoka, kuba nagira gute, si icyaha. Ahubwo nimba ishakishe gukora ibyiza, nindangiza sinshogore. No kudapfa, ibyiza no kubana n'Imana buri munsi kandi buri saha. Kubana n'Imana, Imana igahora kwishimira. Ni ukuvuga ngo Imana yikurimo usanaye. Usanaye. Abana b'Imana ni beza. Uvuga nkayo, ukambara nkayo. Ubundi Imana yaremye umuntu ngo ayihagararire ku isi. None ibyo ishaka gukora byose, wa muntu aba ari we ikoresha. Ariko kubera gutandukana n'Imana, turi mu ngaruka z'icyaha. Nimba turi mu ngaruka z'icyaha, niho handi kwa gusuhuza umutima kuzaza. Niko akundi ko kuvuga ngo ku Mana ndagenda negera Mutesi ari bumpanurire, inegerera Deni ari bumpanurire. Araguhanurira, ariko wowe mu byukuri
iyo migisha y'Imana nta hantu mfite ho kujya. Ariko ibyiza buriya guhanura ntabwo bisaba kujya, ahubwo nakwatura ijambo rigahita riba. Ako kanura kanyibukije abantu muri no minsi bafashe urusengero, inzu z'Imana cyangwa imisozi abantu basengeraho, bahafashe nko mu bapfumu kujya kuraguza. Umuntu arabyuka mu gitondo, mu by'ukuri ntavuze ngo ngiye kwihana, ngiye gushaka Imana, ahubwo umuntu agahaguruka ati hari ahantu ndahagiye, Imana imbwire, Imana imbwire iki igiye kunkorera. Ese cyangwa njyewe ngiye kubwira Imana ikintu nshaka? Ni wowe ugiye kubwira Imana ikintu ushaka, ariko nta gushaka ko Imana ikubwira iki gushakaho wowe. Ikibazo gihari none ukuvuga ngo abahanuzi muri no minsi nabo babigize nk'umwuga, business. Kera ukuntu, nubwo kera ntabwo nari nkijijwe, ariko ngewe ubundi ukuntu nzi Imana, ubu aka kanya nkijijwe. Iki gihe nakijijwe nabaye umwana w'Imana, nibwo nasobanukiwe neza ibintu by'Imana. Ni ukuvuga ngo David, aka kanya ntabwo wanzeho ngo umbwire ngo mute ngo nsengera, ndashaka kumva ukuntu Imana ivuga. Ntabwo Imana ari televiziyo ukubitaho telekomande ukatsa. Imana ni ukuyisenga, Imana ivuga ibishatse, ntabwo ihatirizwa. Ese aka kanya umuhanuzi winjiyeho ukimugwaho gutya ngo ngende agira ngo umbwire, abantu ni nk'ijana baratondekanye mu rusengero bari ku murongo, bose baje bashaka ubuhanuzi. Koko ni ukuvuga ngo Imana, umuntu wowe umwe Deni, iragushyiramo icyo urambwira, igishyiramo icyo urabwira uyu mubyeyi, gushyiramo icyo urabwira David, gushyiramo icyo urabwira abantu bose bo mu rusengero, bose ubona ikintu babwira, kandi mu by'ukuri abantu bose ibintu wababwiye birasa. Ubundi abantu nibo bari gutuma abahanuzi bavangirwa, kubera yuko ari igihe muri Bibiliya hari ahantu bavuga umuntu yakoze ibyaha, arangije afata imitungo, afata ibiguzi, noneho ajya gushaka umuhanuzi ngo amuhanurire, uri kumva, noneho narangiza akimugera imbere amuhereze bya biguzi, noneho narangiza wamuhanuza amwatureho wamugisha amuhanurire. Noneho umwuka w'Imana uza ku muhanuzi, arangira aramubwira ati ibyo biguzi by'uwo muntu azanye kugira ngo akujijishe umwatureho ubuhanuzi, ati ibyo biguzi bye ntubyakire. Kuvuga ngo rero birashoboka yuko Imana yashaka kuvuga ikintu kimwe hagati yacu gutya, kuko yenda ni message yacu twese, kuko yaduteranije kubw'umugambi, ariko nanone hari igihe hazamo bya biguzi, hari igihe hazamo ya marangamutima, n'impanuro ruriya hari icyo nkeneye kuri we. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo abahanuzi tuzavangirwa bitewe n'iby'amarangamutima. Ubundi uramutse uhagaze neza, nta jambo ritabura ubuhanuzi, nta jambo na rimwe ritabura ubuhanuzi buriya. Jembana n'ubuhanuzi bwa mbere bwiza cyane ari Bibiliya, ijambo ry'Imana. Rero usanga none ikibazo gihita kibaho, abantu bagiye muri Bibiliya kuyibwira icyo ibabwira. Yego, bashaka kumva icyo Bibiliya ibabwira, ahubwo bashaka ko Bibiliya ariyo yuzuye. Ndafata akanyangingo nshaka gusengera, nindangiza nshaka umurongo muri Bibiliya ugendanye n'icyo nshaka, ubwo urumva ntegetse Bibiliya, kandi Bibiliya niyo yakagombye kuntegeka. Noneho tugiye ku Mana, tugiye kuyibwira, urumva, aho kugira ngo yitubwire. Ubundi Imana ni nk'umubyeyi, ni nkuko twaganira gutya, kandi umubyeyi yamenye icyo abana be bashaka. Ubwo rero Imana niyo izi igikenewe, ahubwo twebwe tugiye gutegeka Imana. Rero nicyo kibazo kiriho muri kino gihe, ariko duteze amatwi tukabaza Imana, nje hano kuri televiziyo mvuga iki? Kuko je naturutse mu rugo mvuga nta ngewe se ndinde nabwira icyo aba, ahubwo ndashaka icyo Mwami Imana umpaye, nukimbwira ndakivuga, nuceceka nanjye ndaceceka, ariko niyizi igikenewe ku bantu bose baduteze amatwi. Ubwo rero kutayoborwa na wa mwuka ngo tubaze n'Imana turavuga iki, dushobora kugendana n'Imana tuyitegeka, tuyiyobora nkaho yakagize gute yakatuyoboye, kuko niyo ifite aho tujyana. Rero abantu benshi nuko bameze,
ntago bibiri iri kubategeka icyo bavuga, ntago Imana iri kubabwira icyo bavuga, ahubwo bo bari gushaka icyo abantu uyu ngo yarambwiye ngo nimusengera inzu, ubwo naye ndajya muri Bibiliya kujya gushaka umurongo urengera wa muntu. Ubwo icyo gihe rero ninjiriye kakanwa kakagombye kuba kari kwatura ibintu bikomeye, kajemwe amarangamutima yuko nkunduriye. Ubwo no kujya muri Bibiliya hasigaye hajyamo bakeya kuko babigize nk'akazi. Uriya avuge ngo nsengera mbona inzu, ngo Imana yayiguhaye rwose, ahubwo iguhaye n'imodoka, ukajya no kundi gutyo. Njyewe ikintu mba numva muri aka kanya ibintu ni byiza kandi Imana ishimwe kuko iri kubiduha kandi ikabiduhana ibiganza byayo by'imbabazi. Ariko njye numva aka kanya nabwira abantu bashaka Imana, bashaka ubugingo, ibindi byose bazabyongererwa. Iyo ufite Imana David, ibindi byose urabibona. Njyewe ndabyibuka rimwe Imana yarambwiye ngo emera unkorere nzakugirira neza. Ndabyanga nkumva kuko ari ukubeshya. Imana ikira mu ishuri, Imana yaranyigishije irantoza, ariko ndakubwiye ngo igihe nemereye Imana ko inyobora nkayikorera, Imana yangiriye neza. Imana yaranyambitse, Imana yarangaburiye, Imana yarambwiye ati ndambika hasi kwirwanirira, kora kimwe kunyubaha ngiye nkurwanirire. Imana ni nziza, kubaha Imana nibwo byiza. Njye nakurikiye ikiganiro cyanyu, ngikurikira nk'umuntu uri hano ubareba, wenda nubwo ntari kugaragara kuri kamera, ariko nabumvaga kanabarebaga. Nakurikiye ikiganiro muvuga ko Imana ari imenya ibidukwiriye, kandi nakukuri Imana imenya ibidukwiriye. Njye nkibaza ate nk'umuntu ufite icyifuzo, ikintu yifuza, ntago yagena yagisaba Imana ngo gutyo kuva ati sengera mbona inzu, kuko mwe mwavuze ati hari igihe abantu baza tuje tumeze nk'abaje gufosinga Imana ngo ivuge. Ariko njye ntekereza ko ushobora kugira n'icyo cyifuzo cy'inzu ukavuga ati Imana nkeneye inzu. Shoka mu by'Imana imenya ibidukwiriye, ishobora nko kuba yareba wenda ikareba ikavuga ati inzu uyu muntu ntago yarayikura, ahubwo afite ikindi kintu akwiriye, ariko byibura wayisabye. Ese ntago wagira icyo cyifuzo ukajya kugisaba Imana ikakiguha? Gusaba Bibiliya iravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. None ikavuga ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none data wo mu ijuru we ni mu musaba azabura kubagirira neza. Gusaba ntago ari ikosa, ikibazo ni ugusaba. Urasaba uti uburyo bwo gusaba, fasha dusengere ndashaka inzu. Wowe ubwo mwashatse kutubwira ko byibura umuntu yakakwekuza agasenga Imana adafosinze Imana ngo imigire, ahubwo Imana ikamugena. David, aka kanya umwana wawe akwibye nk'amafaranga urugero, cyangwa ugasanga televiziyo yarayimenye cyangwa iki, hari ukuntu wumva uhise uhinduka muri wowe. Ese ako kanya uwo mwana wawe yagusaba keke ukayimugurira? Muri ako kanya uwo muntu atakimara gukora icyo kintu, wahita ukimugurira? Bijya byumvikana cyane. Umwana yagukosereza akamena televiziyo, hasi uvuze televiziyo uvuze iki? Ndavuze ashobora kwiba amafaranga yose akayiba, kandi ukabona ko ari wowe wayibye. Cyangwa se akamena televiziyo, cyangwa akora n'irindi kosa nk'ikamera akayimena akakanya. Yego. Yahita yitetesha imbere yawe ngo papa ngungurira keke, wayimugurira? Cyangwa wabanza ukamuhana? Uko bigaragara we yumvise ikosa akaza agasaba imbabazi, ntekereza ko iyo keke ntayimwe. Oya, ndavuga muri ako kanya. Muri ako kanya atarasaba imbabazi, numva nta kintu namumarira. Jewe rero ndumva ari byo twavuze, reka dushake Imana, ibindi byose Imana irabiduha. Kandi Imana turayisaba koko, ni umubyeyi wacu, kandi Imana ipfa kubikwishimira. Wegerageza buryo ki Imana ikwishimira, ujye n'imbere yayo nta soni ufite, uvuga ati Imana ndakwinginze impinzu. Aka kanya nshobora kuza imbere y'Imana mvuga nti Imana nkeneye inzu yo kubamo, imodoka, kandi koko Mana bimpe. Kandi Imana nifite ubugingo bwanjye mu biganza byayo, ndi kubisaba ibyo bintu aka kanya. Kandi wenda ubu aka kanya turisanga he? Mu kanya nibwo ndava mu mubiri. Imana yirareba se yanzu koko niyo nkeneye, cyangwa nkeneye ubugingo? Yego. Nkeneye gutegurirwa imbere aho ndajya. Nukuvanga Imana yubana nayo neza, ikwishimira, umutima wawe nta rubanza ufite, nta byaha bikuzuyemo.
Imana ari umubyeyi wawe, ari umwami wawe, Imana ari byose kuri wowe. Ibintu byose irabigwa kuko Imana cyane izi n'ibintu dukeneye, kuko izi nicyo bitumariye kurusha uko twebwe tubizi. Ubundi mu iyo ubajije Imana igira ibisubizo bitatu. Yego ndakiguhaye, sibyo? Oya ntugikwiye. Icya gatatu tegereza. Urebe rero hari igihe tujya gusaba imyambaro ku Mana, ntiguhe imyambaro ahubwo ikaguha ibyo kurya. Uriba yakoze kuko twebwe iratureberera izi bidukwiriye. Hano undi wasabye ibyo kurya wimwihera imyambaro kuko ireba ikihutirwa, ikareba icyo dukeneye muri ako kanya, yarangiza igahita ikigusubiza. Rero niyo mpamvu twavuga umuntu ufashe icyemezo cyo kujya kureba umuhanuzi arashaka Imana ibivugaho. Yego. Noneho umuhanuzi nawe ntabajije Imana ni yego ni oya nitegereza, ahubwo ahise asaturira cyarimwe irabiguha. None hari n'undi wumva avuga ati njyewe Mana yanjye sinabona n'umwanya wo kujya gusenga, njyewe no gusenga ntabyo nzi, ariko mfite umuntu wanjye unsengera. Yewe ikibazo cyanyisha agahita afata telefone agahita ahamagara wa muntu we umusengera. We ni ukuvuga ngo ntashaka kuvunika, kandi mu kanya ukumva aravuze ngo umwenda wari ukingijwe hera waratanyutse, kugira ngo buri muntu wese yigerereyo. Ese wowe urumva nta muhati ufite wo kugira ngo winjire nawe hahandi muri wa muryango? Urumva wowe bitagukwiriye bitakubera kugira ngo ugere ku Mana yawe uyibwire umubyeyi wawe? Sinzi nimba umwana wawe yatekereza yagutinya akajya kugutuma hundi. Icyo gihe ntabwo umwana waba kwisanzuraho, nawe ntabwo uri umubyeyi we, ntabwo umwereka imbabazi hari za kibyeyi, niko wababona. Ariko se ubundi ari umwana n'umubyeyi ninde ukwiriye kwereka undi imbabazi, ninde ukwiriye kwisanzura ku rundi cyane? Umwana ngewe mbona atakabaye atinya umubyeyi we, kuko nawe iyo udatinya umubyeyi wawe, umubyeyi we ni umunyembabazi aguhora iruhande. Ariko iyo ufite ikintu, iyo ufite kumva nabi muri wowe, ufite amakosa, abo bana batinya ababyeyi babo. Kumva bavuze ngo mama nashaka kumusaba iki kintu ariko ndamutinya, ngo waje kumumbwirira. Kubera iki untinya? Ufite amakosa, hari byinshi tutumvikanaho. Ariko mu gihe wowe umwana wamaze kumva kuko ugomba kwisubiraho, ukagendera mu murongo umubyeyi wawe agushakamo, ukumva inama z'umubyeyi wawe akugira, nandi usanga umwana ari inshuti n'umubyeyi we cyane, akavuga ati uriya mubyeyi akundana n'abana be cyane. Ugasanga umwana nta kintu atinya kukubwira. Kubera iki? Akwisanzuraho, mbese amaraso ye n'ayawe birakonegita. Njye mba numva ari ukuntu twabana n'Imana. Witinya kubwira Imana yawe bikugoye, yibwira ahubwo wowe iyo mpamvu ituma utinya kuyibwira. Yishake, yivaneho, vanamo uwo musozi hagati yawe n'Imana, vana urubanza mu mutima wawe, reka Imana ikwishimire. Nimara kukwishimira yibwira byose ku murongo ibyo ukeneye, nayo ni umubyeyi igahita iguha ibigukwiriye. Amen. Ubundi ababyeyi niba bamenya abana, uriya nubwo wabyara abana 5 ariko ubuzi umwana ukubagana n'udakubagana. Noneho hari igihe rero ubabyara umwe akabamwe umujura, ugatangira gukinga urugi, ukabona hari ibintu bimwe na bimwe ugenda umukuraho kubera yuko no muherezamwo karibu arabyangiza. No mu Mana niko bimeze. Umwana agatangira kuvuga ngo mama nyangara nta ntinye. No mu Mana niko bimeze. Abantu turavuga ngo turi abana b'Imana, twese twahawe umurage w'amasezerano, ariko none uko tugaragara imbere y'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuko nimba ngewe Imana ingirira icyizere, kuko niyirebayo ikamenya mu mutima, ikamenya icyo ntinya n'icyo ntatinya, ikabingirira icyizere. Ntago rero ntago twese izadufata kimwe, kubera yuko twese ntitugirira icyizere mu buryo bungana. Rero iyo wowe Imana ikubona hari utuntu tutarakizwamo, tutarasobanukamo, ubwo icyo gihe nubwo uri umwana w'Imana ariko wemerewe kuba ibwami, wemerewe kuraharara, wemerewe kugira gute, ariko hari ibyo nujya hano bazakubuza.
nujya kuri televiziyo bazakubuza kubera yuko bazi neza yuko uhageze wahita ubyangiza, nta kintu ufite cyo kuvuga. rero iyo ukomeje kwegera Imana hari ibyo igenda igukinguriraho. Nimba winjiyemo hano Imana irakwemerera winjiremo hano, ariko iyo ukomeje kuba inkoramutima yayo ukaba umutoni wayo, gukingurira icyumba ukajya kureba n'ibiri mu cyumba, kongera ukajya nawe ukareba ibiri mu cyumba, ikongera noneho ikakwereka n'andi mabanga y'urugo. Ubwo icyo gihe rero niho dutandukanira, niho dutandukanira. Kimwe n'uko none waba ari umugore wawe cyangwa se ari abana bawe, hari igihe ubona ibyo hari amabanga utababwira bitewe n'uko ubazi, bitewe n'uko ubazi. Rero no ku Mana naho igukingurira umuryango, yabona ubyitwayemo neza ikakugirira icyizere ukinjira hakabiri, wabigenza neza ikakwinjiriza hakabiri. Ariko iyo ugezemwo ukabivangavanga ihita ivuga ati uyu nguyu muhaye umurage, nkamuhereza umurage yawurya umunsi umwe, yawurya umunsi umwe. Hari abana rero bahabwa umurage bakigera kwa data, hari n'abandi rero baba bagitegereje kugira ngo bisubireho bazawuhabwe nyuma. Urahari kuhaba kurahari, ariko ukuri bwitware, nimba bawuguhereza ukabona bawukoresha neza, Imana izawuguha. Niko tureba tubona iminsi abantu ntibashaka gutegereza, kwihangana binaniye abantu. Bumva nimba Imana ikubwiye bakagira ngo nkuko ikubwiye ubwira bikoze cyangwa irabikoresha cyangwa ako kanya. Kwihangana, ikintu bita kwihangana, ikintu bita gutegereza kugira neza kw'Imana binaniye abantu. Ubundi iyo udashoboye kwihangana, ubundi kwihangana ni imbuto y'umwuka. Ubwo iyo kwihangana kukuvuyemo, ibaze naniwe kwihanganira kamera, nuguhita nyikubita igahita ishwenyagurika. Ubwo rero kwihangana nimba bibuze mu mwana w'Imana cyangwa mu kirisitu, ni ikintu atakaje gikomeye cyane. Bishatse kuvuga ngo rero udashoboye yari iby'Imana. Ibaza Abisiraheli bahaye isezerano yuko bagiye i Kanani, imyaka 40 irarangira. None se nimba udashoboye gutegereza, ukaba udashoboye gutegereza, ubwo deja urwo rugendo nturushoboye. Ariko nanone ntabwo Imana igerageza umuntu binyuranye no kwizera kwe. Uko kungana niko Imana iguhereza gutegereza. Nta n'umuntu Imana ihikigeragezo adashoboye. Rero hari abantu bamwe twigeze dusengana, harangiza akavuga ngo ariko ngo bya bindi Imana yavuze ngo kuki itabikoze, kuki itabikoze, akaba yagusanga ati kuki itabikoze, kagira ngo ni wowe uri bubikore. Yakubera ari umuhanuzi nawe udafashije, uvuga ibya utavuga ibyo watumwe n'Imana, noneho ubwo ugahita umubwira ibindi bisimbura ibyo Imana. Ugasanga rero ariko ubundi mu by'ukuri Imana Yamva abantu bareke kugira abakozi b'Imana bapfumu. Imana yiriyo, tegereza Imana ivuge. David, imbwira nkubwire, wimbaza ngo mute ngo nta kintu Imana iri kuvuga hoya. Uko nukugira gufata abakozi b'Imana ukabahindura abapfumu. Tureke Imana yitwa Imana, Imana ivuge. Ubundi kuvuga ko Imana ni isomo kwaryo, uko Imana ivuga ni isomo kwaryo, ntubiri kuvuga. Rero nuba uburyo yavugamo, gusa tuba dukeneye kugira ngo inakore. Iyo ikoze birushaho turakomera, dukomezwa na cya kindi yakoze. Rero wenda dusa nkaho dusoza iki kiganiro, ubundi icyambere na mbere cy'Imana irebamo ni mu mutima w'umuntu. Ese uwo mutima wawe Imana irawishimiye? Nimba Uwiteka twishimira, nta kizatuma atatujyana mu gihugu cy'amata n'ubuki. Amen. Imana iho umugisha. Amen. Imana iguha umugisha cyane Deni. Amen. Iguha umugisha cyane, urakoze kuko ibyo bibazo ijambo ry'Imana tuvuze uyu munsi rirakenewe, kandi rirakenewe cyane mu mitima y'abantu cyane. Imana iguha umugisha, ndagushimiye. Urakoze cyane Deni, ndagushimiye cyane kubw'ijambo ry'Imana utugejejeho, udusobanurira. Imana iguha umugisha kuko tuganiye amagambo akomeye kandi akenewe muri ino minsi mu bihe bya nyuma tugezemo. Imitima yacu iranyotewe cyane kumenya Imana kugira ngo tubashe kugera mu byinshi Imana yaduteguriye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Imana yaduteguriye nuko tugomba kuba twihanye, imitima yacu iturije imbere y'Imana, turi abana b'Imana.
urakoze rero reka dusenge kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Imana iguhe umugisha kandi nanashimira cyane abadukurikiranye kuri Derifins MUTESI, abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu mpande enye z'isi, mu bihugu byo hanze. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kujya mutuvugisha, mushyiraho komenti, mutubwire ibitagenda neza, mutugire inama mu bwami bw'Imana, dukomeze dufashanye mu nzira ijya mu ijuru. Urakoze cyane Uwiteka Imana nziza, Imana igira neza, ndagushimye kuri aka kanya wabanye natwe. Ni ukuri Mwuka Wera watuyoboye kandi watuvugishije ibikwiriye. Reka Mwami Imana yacu ijambo ryawe rivugiwe aha hantu rigere ku mitima y'abaryumvishe bose. Reka ufungure amatwi Mwami Imana y'imitima n'umubiri abakurikiranye iyi TV Derifins MUTESI, icaho ijambo ryawe Mwami, kugira ngo Mwami Uwiteka uri buryumve wese ribe inkota icyaye mu mitima ye, kandi nyaguhora ku ngoma rigire icyo rihindura ku buzima bw'umuntu. Urakoze Data mwiza wo mu ijuru, komeza twambika imbaraga muri uru rugendo, komeza twigishirize Jehova kugira ngo tubashe kugendana nawe, kugira ngo Mwami Imana uzatuze mu gihugu cyawe cyiza cyo mu ijuru ahera hawe, tugutunganiye kandi utwishimira Mwami. Reka udufashe muri uru rugendo rero tuzarusoza amahoro kandi ukomeze ubane natwe. Bisabye nizeye izina rya rikomeye DENI umuhumugisha n'umukozi wawe Mwami. David umuhumugisha nyaguhora ku ngoma, uhaze kwifuza ku mitima yacu kandi Data twambika imbaraga zikomeye muri uru rugendo kandi ibidukuriwe duhana imbabazi zawe, ikiganza cyawe cy'imbabazi nziza zawe kandi Data utwishimire. Izina rya rihabwa icyubahiro, umubyeyi umuhumugisha yicangara komeza yumva ijambo ryawe. Bisabye none iteka ryose mu izina ryawe Kristo, reka ukomeze utuyobore. Amen.